Yes, Karegeya Omar Pano nanone kandi turabashimiye twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano cyangwa se mu yindi mvugo Kagame wa president nkuko Karegeya yamaze kubitubwira ubwo nuko yana gutwara mu mujyo bitewe n'icyo wowe wumva utuma twishima tigendera Karegeya ndizera kumeze neza bo nta kibazo wabe namba niyo byanze ibihe birabisobanura ariko nta cyatuma mvuga ko ntameze neza uburwayi burimo buragabanuka imitsi nsigaje kuyinywa umunsi umwe ubwo nzasubira mu bataramyi batamira urumva nari maze iminsi igera muri 15 ntemerewe gutarama ntemerewe gutamira hanyuma ejo niriwe Gicumbi ku ivuko nubwo atari ku musozi wacu ariko burabyumba yose bifata nkaho ari iwacu ariko umurenge wa Manyagiro ndi kumwe n'abayobozi abaguri ni Gicumbi abakarere minisitiri w'ibidukikije umuyobozi wa Fonerwa abayobozi mu bya gisirikare no mu bya polisi turimo dutera igiti ni ikindi kintu burya gikomeye cyane abantu bakabaye bazirikana ubundi ukwezi kwa 10 ubundi kwabaga ari gutera ibiti ariko urabona izuba ryaratinze ejo twari giteye dutangirana n'ukwezi kwa 11 ariko uko biri kose bizakura abaturage bari convaincre ko bagomba kubiproteja n'ikiganiro na Didier n'ama interview yagize yakorewe hariya baracyabitunganya bizanyura hano ariko ikingenzi nuko abantu bamenya agaciro k'igiti igiti burya ni ikintu utamenya navuga ngo ikira gifite nk'inyungu zirenze 5 icyambere igiti iyo giteye cyugamamo igicucu iyo giteye mu rugo cyugamamo igicucu iyo cyezo urya imbuto zacyo iyo gishaje ucana inkwi zacyo ariko iyo kirekura umuyaga kigaburira n'abaturanyi amahumbezi ariko nanone kigahangana n'ihindagurika ry'ibihe ibiti iyo bihererekanyije bikazana wa mwuka mwiza imvura ikirere imvura ikagwa cyangwa se izuba rikaza bikaba ibya rusange so abantu rero bagombye guha agaciro igiti cyane cyane ibiti by'imbuto niyo masomo yatangiwe hariya ndihuta cyane kwa ko nzagira n'umwanya wo kugira ngo tubigarukeho ariko icyo nakubwira nuko hari amafu mbese n'amafunguro yo mu rumuri yatugezeho ariko amafu mvuga nayo kuri iyo misozi ya Manyagiro na Cyumba witegeye Bungwe ureba gutya za Bitamu Kinyanda za Musenda inyuma hari urugezi hino zari za Mafurebo gutyo ukabona za Rushaki za Mukarange za Nyabishambi gutyo ukabona umujyi wa Byumba hakurya ukabureba ibisozi bya za Bwisige aho bita Kumana umanuka kuri Muneke ukagera za Gihengeri winjira muri Nyagatare aho hose twari tuhareba no mu mafoto ukabona aho hose ukaba uhagaze gutyo ureba ibyo byose ntabwo ari nkano hano sindenza hano ndareba Nyanza ya Kicukiro mu bitugu byanjye harimo ari Rebero na Kigali Kabumbogo ndakabona na Kanduba ekada ikibise ni Jari na Jabana ko byarangiye ariko hari aho twari turi hari yejo bwera mvura yewe hariya warebaga intara nk'eshatu zabwera urumva ijisho riragarukira ibwera mvura nyine y'urutongo ntabwo ndi kuwareba oya hano ni wabona biratandukanye so nicyo nakubwira ko twari kuri icyo nakwita horizon tureba iyo misozi yose urumva rero ureba amaterasi yuzuye ibirayi ibishyimbo by'imishingiriro n'ingano mu maso harimo hasirikira ikintu cy'icyatsi wumva naroho iracya so rero ni ibyo ngibyo so rero uyu munsi nyemerera mpite n'ubundi nkwinjiza mu kiganiro nyirizina ubwo wenda uzabigarukaho neza tujye n'ubundi ku majwi ubwo ni amajwi twumvise witwa Sebuhoro Didier avuga uburyo umuyobozi w'umurenge Gitifu asambanya umugore we akanabivuga ko anavuga ko ari umuntu yagejejeho ikibazo ahubwo waregera agahinduka we yagombaga kurega ahubwo ngira ngo ibyo byose amajwi yo mu magambo make Didier ahangaha yabivuze muri ubu buryo umugore wawe wamufashe arimo kuguca inyuma ubundi byagenze gute Didier ngewe ayo makuru nari nyafite yuko abikora yego dore ko ari nacyo twapfuye cy'ubusambanyi mwe mumaranye igihe kingana gute umugore wanjye twashakanye 2016 yego
tumaranye imyaka igera hafi mu 8 ariko mu myaka 8 yari imyaka 2 umwaka n'amezi 9 yamaze yarahukanye kuko tumaze kubyarana umwana umwe yahise ajya ku ishuri kwiga kaminuza. Yego. Agiye kwiga kaminuza, arangije kwiga kaminuza agarutse twamananye amezi 8. Maya amezi 8 barahukanye. Ako yahukana n'ubundi hari umuyobozi w'umurenge n'ubundi wabaga hano. Yahukanye mupfuye iki niba atari ibanga Didier? Icyo twapfuye. Nanjye ntiwakimaza nyimenye kuko na Gitifu akagari yaje muri icyo kibazo kugira ngo umugore agende. Aramusobanurira ikibazo gitumye agenda mu Gitifu akaramubwira ati nta kibazo gihari niba umugabo wawe adasambana kandi icyo gihe cyakora sinabimushishaga kubera ko nari ntaramufata. Yego. Ariko amakuru aza kuyamenya uwo mwese yagiye ko afite umuyobozi n'ubundi umushuka. Iyo ariko ndanabirika n'umugore aragenda ajya kuri Kigali amarayo y'umwaka n'amezi 9. Ndongera njya kumugarura. Yego. Aho mugaruriye rero nabonye noneho ku mafuti nabonaga akora yakoze noneho harenze ayo yakoraga. Noneho ngira ikibazo cyo kuba tutavugana neza ariko n'ubundi mukekera abagabo. Abagabo namukekeraga benshi rero nabo aho yabaga I Kigali. Yakeneye kuba abagabo bamusambanyaga ko n'ubundi bakina kumusambanya turi kumwe. Rero ndamubwira ko competition y'abagabo tubana nk'umugore n'umugabo ngiye sinzayishobora. Nutamesa kamwe uzavuge twongere turekane ubundi wari waragiye uko navuze tureka nkugarure turera abana bacu kandi tunabane neza tutajya gukekerana ibyo bintu. Niba ukiri kurwana n'abagabo hanze rero ntabwo twongera kubana ngo bikunde. Nibwo rero nibwo yagize gutya ajya I Kigali. Yego. Agiye I Kigali kurarayo mbimenyesha inzego z'ibanze zose n'umudugudu n'umurenge na RIB. Ndababwira ati umugore agiye I Kigali mu buryo tutumvikanye. Kuko intandaro kugira ngo umenye ukuntu ubwo busambanyi bwo kugira mfatishe Gitifu ubundi aho bwavuye. Yego. Agiye I Kigali rero agarutse nako agiye I Kigali maze kubimenyesha inzego zose RIB umudugudu umurenge. Arambwira ati cyakora nagaruka niba bagiye mutabihurizaho azasobanura inzego z'ibanze yaraye. Yego. Yagiye kwa gatanu saa 3 z'ijoro. Avuye mu Bugarama. Niba wibuka ni mu kuhe kwezi? Niba nibuka. Mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri ayo mezi yombi. Akimara kugenda cyakora nahise njya kwibwira izo nzego zose yagenda kuwa gatanu saa 3 z'ijoro yagarutse ku cyumweru yagarutse kuwa mbere saa 2 za mu gitondo urumva ko amaze iminsi 2 agarutse saa 2 cyakora asanga nafunze nk'uko nabibwiye ubuyobozi. Yego. Ariko nshaka ngo asobanure inzego z'ibanze aho yararaga aho yarari ko yanagiye tutanabivuga impamvu yatumye agenda. Yewe nabiregeye Gitifu nshiduka wa undi naregeye kundi niwe uza kumbamba. Noneho umuntu ntiwumvishe ko nafunze. Shiduka baje kunshyira mu ipingu niba nabari nge bajya gufunga. Yengite kuri RIB arambwira ati ko bakozanye hano Didier. Ngiye ikibazo n'abagejeje cyo umugore yagiye tutari kubyumvikanaho. Koko yagarutse mu rugo kuwa mbere yaragiye kuwa gatanu. Ndafunga ngira ngo abazasobanura iyo yarari. None birangiye ari nge bazanye hano. Aho kuri RIB nabo barumiza bamwe ati ko babitubwiye twabwa ko muzabwira umudugudu cyangwa se kagari akasobanura yarari ubwo baje gufunga gute. Agira ibyo bambaza banandika. Yego. Barangije kubimbaza wari barambwira ati kahire kubera ko bana bitubwiye nta n'icyaha ariko se mbona ufite. Ikahire. Wari bakora ikosa ahita ahamagara Gitifu w'umurenge. Yego. Arambwira ati Didier tumumaze kumubaza ariko turanamuri kwera. Ngoya none tumuri kurabo ni mu mufungi. Uwo munsi nta mahoro nongeye kubona. Aramfunze maramwe iminsi 10. Yego. Maze nk'iminsi 10 iki gihe ndiyo mbone Gitifu yanditse inyandiko yagiye ampimbira utudosiye nyine tutafatika tw'impamvu ho kugira ngo arebe ko nagumamo nibura abona ko yisanzura. Anyandikira inyandiko umunyamategeko wanjye arayibona.
inyandiko ngo umugabo ngo akoresha imitungo mu buryo bw'uburiganya nta muntu ngira ideni nta n'uwampaye 5,000 nibura ngo mbimuriganye umujye kundega ibyo birarangira biramahirwe ndataha ariko navuga ati umugore rero ko ari kugira ibyo ategura we na Gitifu bakaza kubinshinja nisubira mu rugo n'ubundi bizaba bibi ati inzira ya hafi yo mu rugo abariho mfata gito abariho njya kwifatira inzu ariko nshaka umutekano wanjye ngira mpungisha agahanga kanjye niwe wari uhunze urugo nige wari uhunze ariko mbimenyesha ubuyobozi yego ababwira ati kubwo umutekano wanjye mbona ikibazo kiri mu rugo rwanjye ko gihagaze ngewe ngiye kureba aho mbaye gusa inshingano zo mu rugo zimwe na zimwe nzajya mbikurikirana ariko ntakiri kumwe n'uyu mugore kuko n'ejo havuga ikindi kibazo bakereye ikindi kibazo bakakishyiraho bigendera ariko noneho icyanje kumbabaza ni ukuntu umwe yakiga ikibazo cyanjye nagiye urumva tumeze nk'ababana tuzi gahunda zose umuvoma zose zikorwa amazibona yego nshiduka ndi kubona umwe nashyiriye ikirego cyanjye ariwe wagombye kundenganura ariwe ahubwo bakundanye n'umugore wanjye agira ngo umwe ni umusore undi ni umukobwa byangenze bite rero kugira ngo ku wa kabiri uvuge uti ndabafashe bigere no ku rwego ubu ngubu biriho ku wa kabiri njye nayo mfite amakuru y'uko Gitifu ajya azaniye iwanjye iwawe mu rugo iwanjye mu rugo kuko turaturanye hatunditse nayo mfite ayo makuru y'uko ajya azaniye iwanjye noneho mfite amakuru ko n'umudamu wanjye ajya ajyayo agataha mu gatondo saa 10:00 bitarumva ko wa mugabo bimwe nyine twavuga ko abifitemo uruhare mu gusenywa k'urugo rwanjye yego ariko nayo ndavuga ko nikurikiranira amakuru n'ibiherezo ryabyo njyewe niyaranze uburyo menya amakuru y'umudamu wanjye umugoroba menya ko aza kujyayo kuko muri iyo minota mbona agiyeyo ndabyibonera yagiye aherekejwe n'akana k'agasore babana mu rugo akana k'agasore kamushyitsa ku rupangu rw'aho Gitifu aba gahita gakata karagaruka umwana wawe akana k'agasore kabanaga na madame mu rugo kamugejeje ku rupangu gahita gakata karagaruka kisubira mu rugo gasubiye mu rugo umudamu arinjira ndi kumubona yinjiye saa 9:30 yinjiye saa 9:30 mpita mvuga ati saa 9:30 z'ijoro cyangwa z'amanywa z'umugoroba ndavuga ati bya bintu bambwiye koko nibyo yego ubu nanjye ikintu ngiye gukora ngiye kubigaragariza ubuyobozi kiri cyabona hanze ahise niyambaza inzego z'ibanze mpamagara mudugudu mpamagara Gitifu ariko amakuru akaba yarasakaye ko umugore wanjye na Gitifu mbega bizwi ko ari umugore n'umugabo babana nk'umugore n'umugabo abaturage bose babizi ariko kubivuga batatinyuka kubivuga kubera ko bashobora no gutinya ati ni umuyobozi atanabyumva bikatumerera nabi ariko nawe yarabigaragaza ko yajyaga n'aho akorera agaparika akamushyira mu modoka bakamarana amasaha 2 bari kuvugana akamushyira mu modoka rimwe rimwe akaba aramutwaye cyangwa se akongera akavamo agasubira mu kazi noneho maze kubona ko yinjiye yambaza ubuyobozi mpamagara mu mudugudu mpamagara Gitifu w'akagari bamfasha guhamagara abasirikare n'abashinzwe umutekano urumva yinjiyemo saa 8:30 baturiye ukuntu twinjiramo kugira ngo tujye kumusangamo byadutwaye kugera nibura saa 5:20 ari mugitegereje hanze twatugitegereje hanze ariko turi hirya gato ariko dusanganye n'umuryango yinjiriye yego byadutindije ni mu buryo bwo kugira ngo tumenye kuko hari uburyo nabaye nk'uwideparasa gato nk'iminota 10 ngiye abo bayobozi tuvuga ati iminota 10 yaba yasohotse abo bayobozi turi kumwe bakavuga ati niba atarimo nimwibeshya mukinjira nimumusange ko badufunga twese mumenye neza ijana ko arimo turera tumenya ko harimo ndabimenya ko harimo koko umuryango wo ku rupangu twiranda uburyo twinjiramo ntabwo hari hafunze ndinjira njya ku muryango njya ku idirishya Gitifu araraho ndigezeho koko ntego gutwa ariko nanjye nshaka kujana numvaga ko harimo ariko guhita mubona nyine zari guhita bifatishije 100%. Neza aho gutwi numva umudamu wanjye ari kuganiriramo bari numvise ijwi ryiwe ndiruhutse ndavuga ati ibyo nashaka ngenda bibona mbwira ba bagabo bari hanze twari turi kumwe wa mudamu arimo
atambwira ati niba arimo rero uburetse gato turakubwira igihe umukomangira ameta nk'icumi barambwira ati mukomangire rero kuko ubu niwe nyiri ubwite niba nyiri ikibazo nawe ari wowe ubikora rero twebwe turi hafi yawe ndamukomangira maze kumukomangira itara ryari rizinze rya Gitifu rifata cyane itara ryo mu cyumba akicana arasohoka aje gukingura kuko yaragize ngo ni umuhungu kuko muri izo nzu babanamo ari babiri hari n'indi nzu ya kabiri hari umuhungu undi babanamo ushobora kuba yaragize ngo ni uwo babanamo mu rupangu agikingura yaraje arakingura aza yambaye kamucikopa k'agatiyayi mu gituza nta kintu yambaye cyakora yakinguye mpita mwinjira aramubwira ati nje kureba umugore wanjye naramukuboye turasezerana kandi uransubiza inkwano yiwe kuko wamugize umugore wawe ndi kurara nzerera ndara mu gasozi narubatse inzu yanjye kubera amanyanga yawe n'umugore wanjye ngo Gitifu ati sohokera mu nzu ubivugire hanze sohoke mu nzu ubivugire hanze kandi nshaka ngo dusohokane twese nawe turi batatu ku mugore wanjye uri gusambanya wamwishe no mu mutwe kubera kugira ngo munyangaze njye kurara mu gasozi badwana bashaka gusohora ariko bashaka ngo uwo mugore wanjye nawe uko yinjira nkimuvuga gutyo reka arwana yirukankira muri dushe yirukanye muri dushe ndamubona ubwo rero mbabwiye ati turasohokana twese bagiye kunsohora mpita mvuza akaruru kuko bari hanze bambwiye ati nubona bagucokoje uvuze induru mpita mvuza akaruru tumuze mu ntabare dore wa mugabo ujya usambanyiriza umugore wansenyeye n'urugo ari kumwe n'umugore wanjye mu nzu barimo gusambana ko nasanze n'umugore naramubonye acyambaye ko nahise ndeba mu cyumba cyiwe noneho ba bantu mvugije induru bahita baza ati komera twaje gutabara turi hafi bifa cyumba rero asubira amasubira mu cyumba cyiwe tubiye mu cyumba cyiwe rero n'abasirikare babaraje araza kumufungura Didier ko hari abavuga yuko ibi wabikoze n'ubundi mwari musanzwe mutegereje ko muzahabwa gatanya mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha ibikaba warabikoze mu rwego rwo kugira ngo ubone nyirizina ibimenyetso bituma iyo gatanya yihuta rero nta bimenyetso nashakaga kuko nta rubanza najyamo ngo batuburanishe gusa twarareganye yego nta rubanza twari twajyamo ngo batuburanishe kuko na n'ubu yewe mfite umumotari aje kumpamagara kabiri amuhamagaye abwira ati umugore wawe yakuyeho umubwire icyo ushaka nakora ariko ukagaruka mu rugo ikumva igice icyo azakora umugore niwe wagutumagaho ariwo ntumaho ngenda ndamubwira ati genda umubwire twara neza kwiwe nibyo bitanga icyizere azagenda abwire mama we bamubwire amakosa yiwe namara kuyamubwira nanjye kandi ambohora amubwire ko ngiye atari njye n'amakosa ngo nyiri ikibazo ari we nabirangiza akiriga kwa mama we ngenza azana icarane n'umugore wanjye tuganire agaruke mu rugo kugeza ubu ngubu rero waramufashe ubyirebera n'amaso yawe Didier kugeza ubu urifuza iki njyewe icyo nifuza yego nifuza ko ubutabera bwandesanwa ku buryo umuntu wasigaye atunga umugore watunga umugore w'umuregeye ugasanga ahubwo niwe uje kukubamba impamvu rero iyo byambereye ikibazo ni iby'uko ikibazo ko n'umuturage usanzwe utari umuyobozi wagombye gukemura ikibazo cy'umuturage ibyo ngiye nta n'ikibazo nawe kubigira ariko noneho ikibazo umuyobozi wenda gukemura ikibazo cyawe ahubwo ni uri kuguteza ibibazo kugeza ubu abana bari he abana bari mu rugo bari kumwe n'umukozi umugore wawe wari he umugore arafunze nihe nama wagira abandi bagabo cyangwa abagore baduteze amatwi badukurikira kuri Rido News TV rero inama nagira abagabo niyo kumenya ko niba washinze urugo uri umutwe warwo nyine ugiye hanze wa mutwe waba ujyanye ahandi n'umugore kandi ufite umugabo iyo usuzuguye umugabo wawe n'undi mugabo umenye ko uzamusuzugura iyo usuzuguye umugabo wawe umenye ko abagabo bose babasuzuguye umuntu wa mbere ugomba guheraho wubaha n'umugabo wawe utamwubashye ubwo bose niba uba wabasuzuguye yego Didier umugore waramutse agusabye imbabazi nyuma y'ibi ngibi ntabwo mwasubirana
akikosora ntimwasubirana mukarera abana? Byaterwa n'uburyo yazisabamo, kuko ngenda muzi turasinyana imyaka twabanye, yagiye agira n'ibintu ambeshyera andindira kugira ngo abone ibyo ashaka cyangwa yenda kugeraho. Ariko byaterwa bitutse n'uko muzi, byaterwa n'uburyo yazisabyemo cyangwa n'uburyo ari kubyitwaramo. Ariko namubabare, nta muntu utababarira. Wamubabarira? Nta muntu uba utababarira. N'ubu witeguye mu gihe yaramutse azisabye, witeguye kuba wamubabarira? Nakubwiye ati byaterwa n'uburyo azisabamo. Hari ukuntu umuntu agusaba imbabazi ari kugira ngo yiyerurutse yifane ikibazo yari afite bitamurimo. Ariko ari umuntu wavuze ati njyewe ndaje mu gihe runaka gusaba imbabazi, nanahindutse wege ko nahindutse kandi nkubaye nk'umugabo wanjye, namubabarira. Neza ko yahukanye nkamuvana i Kigali nkamugarura. Ubwo urumva kumubabarira aho byantwara umwanya ungana. Murakoze cyane Didier. Yego, murakoze. Twizere ko kandi muzabyoroshya mukaganira ibibazo bigakemuka. Gusa nawe umwe mujye mudufasha muganiriza abagore, kuko n'abagabo ntiturishashya, ariko abagore bo bararengereye. Abagore b'iki gihe ubona bararenze umupaka kabisa, kuko umugore ari mu rugo nta kintu abuze cyo kurya, abuze umwenda wo kwambara, ariko ugasanga ntanyurwa n'ibyo abona. Yego. So rero ngira ngo urabyumvise Karegeya. Ni inkuru imaze iminsi isa naho yanambabajemo ukuntu, kuko Vincent de Paul ni umuntu nzi yakoze n'uno mwuga wacu Gitifu. Yes, yabaye umunyamakuru ngira ngo kuri Sarusi no kuri RC Rusizi. Yego. Yari n'umuntu utanga amakuru neza, noneho nonseruma ntago muzi mu mateori, ndamuzi gutya ku maso. Twigeze kujya mu karere ka Rusizi tugiye kureba ibyagezweho n'intore. Hari interview yakoreye mu cyumba cyanjye. Uriya ni umuhanga, ni umuntu uzi umukozi ku rwego rw'isi. Hari igihembo yabonye ku rwego rw'isi. Uriya niwe yahimbye mituwele y'inka. Mituwele y'inka. Ubwisungane magirane bwo kuvuza inka. Nubwo bitakopewe, ibindi bihugu birimo birakoresha evre ye. Hano mu Rwanda nta wundi murenge ndumva ubifite. Ariko yarabihimbye mu murenge wa Nkungu. Hanyuma ajya no kubipresenta ku rwego rw'isi bamuha igihembo. Wow, umuhanga nguho. Hanyuma rero ubwo mvuze Vincent de Paul nk'umuntu, none ndaza kumubona nka Gitifu, nze no kumubona ubwo nk'umugabo. Yego. Inkuru nayumvise by the way, nabonye itangazo rya Ribu, naho n'amafoto uwo mukobwa rero. Reka mbere kuri profession. Yego. Vincent de Paul Nsengiyumva nta kosa afite nk'umugabo, kuko umugore umeze kuriya ngira ngo na Didier arabizi. Ushatse umugore umeze kuriya hari ibiba bikenewe. Yego. Pastor Mpyisi nyakwigendera yigeze sizwe umunyamakuru yigeze kuvuga ngo pastor ngo umugore mwiza ku maso ngo n'umugore mwiza ku mutima ngo wahitamo uwuhe. Mve cyo ku mutima se wahareba, uzashaka umwiza ku mubiri. Uriya mugore ni mwiza. Didier yashatse umugore mwiza. Yego. Iyo rero buriya nawe urumva nahoze ndeba n'aka video ka Dr. Tom Close. Afite umugore mwiza ku mubiri. Arajya kumera nka wa wundi wari unkoresheje wari unteje abantu wa Kicukiro Arine. N'abagore beza. Yego. Ari uwa Didier, bese ubwo ni benshi. Ariko uburyo umugabo ugira amahirwe ni ugushaka umugore mwiza ku mubiri, akanaba mwiza ku mutima. Ariko ibyo Mpyisi yavugaga nuko ubwiza bwo ku mutima, ubwiza bw'umugore ku mutima, umugabo abugiramo uruhare. Yego. Arewe buriya Didier ntiyibwire ngo ari barubaka. Urashyira umugore ku karubanda. Wikwirwa unategereza divorce kuko uwo ntiyaba kigarutse. Wamushyize mu itangazamakuru. Yamuvuze pe. Icyo ni kimwe. Hanyuma rero ibintu ndabyumva. Paul Vincent de Paul ni bimubayeho, yageze Bugarama. Ariko nk'umugabo uriya mugore ntawe atagusha. Icyo ni kimwe. Ikosa rya Vincent de Paul ni ukuba yaraterese umugore
kandi yaramuregewe n'umugabo icyo cyo yahuje ufite yahuje inshingano n'amarangamutima bya bindi mba nkubwira ngo niba kuzana umustajiyeri nibaza n'umustajiyeri kuri Jaras official ikibazo uzagira cyose wenda uzamubaze nimero za mushiki we cyangwa za mama we uteretabo ariko umustajiyeri wawe umuntu ufite mu nshingano please cira birarura cya kabiri ndakubwira n'abagabo bose ubwo na Vincent de Paul nubwo ari mfite wanjye yumvireho yego urugwiro abantu kuremerana wirinda ujya ahantu ushaka ahantu hadafite prejije iyo ari yo yose yego ugiye muri Abani cyangwa ukajya ku Kibuye cyangwa ukajya kuri Muhazi cyangwa bari abaturage ntuza yahuruje bari kujya ku Kibuye Didier icya kabiri hari abantu bari batangiye gusaba nimero ngo dushaka uriya mugore yigarukira i Kigali uriya ntabwo ari umugore wo kuba ahantu umugabo ahuruza abantu bakaza ntabwo ari ukuba mu cyaro i Kigali se bakumva abantu bahurura ngo bagira bate baba babuze icyo bakora umugore ko ari uwa wese urahuruza ngo bigende bite yamwishe se icya kabiri Didier ari sûr ko uriya mugore yamuzanye nta bandi bagabo baziranye oya kandi abivugamo uretse gatoya abivugamo babana uretse amuzana yasanze ari vierge urebye ntabyo ni Didier wabivuga hanyuma se amaso ya Didier niyo areba neza gusa ariko yaramutsindiye mu mategeko yamutsindiye mu mubiri oya good icyo ni kimwe icya kabiri ubwo negeze ku makosa ya Didier yego umugore yahukanye umwaka n'amezi 9 ubundi wacu yego n'iminsi 3 haguhindukira aho ngarukira Didier niba yarabikoze ku nyungu z'abana nkuko yabivuze agira ngo aze bafatanye kurera abana aho ni sawa ariko umugore wamaze umwaka n'amezi 9 uri umugabo uraho ubundi se gatanya ni ngombwa guhuruza kujyana abantu kwa Gitifu niba umugore yaramaze umwaka n'amezi 9 atari mu rugo itegeko riravuga ngo are gatanya automatique gatanya mbere bavugaga guta urugo mu myaka 2 ubu itegeko rivuga amezi 6 ese na 6 ngo afite abanyamategeko kuki batabimubwiye harimo arinyuramo gusa uzi ko Didier azinyuramo na nyuma yiri gatanya akagira ntabe n'undi mugore yabona uzi guhuruza umurenge wose ngo ujye kwa Gitifu ngo hari gushya ukinje ariko ahubwo Vincent de Paul aritonda ariko nawaza ashobora kuzarega tuzamushakira abanyamategeko parce que Didier yavogereye urugo rwa Gitifu ni koma ngo ase burya abagitifu nta n'abarinzi bagira ni ukwinjira gusa tu ya nanone oya vraiment ni ukuvogera urugo rwe nese ni ku umurenge ko ariyo nzu ya leta aho Vincent de Paul aba arahiyishyurira ntabwo ari kuvogerwa uko wiboneye umushyitsi we n'umushyitsi agomba kubahwa tegereza sohoke umugore wawe ni majeri urabizi ko yujuje imyaka wamushatse yujuje imyaka yego uranyumva icya kabiri iyo saa 5 arakantu yajombyemo nako kaba ari amakosa abagabo bagakora ebana akazi kanyu muzimenye Didier yavuze arakantu yavuzemo Didier avuga ko Vincent de Paul yajyagiwe yego ibyo byo yewe data we aho ngaho n'agafuni bakagukubita bakwanura mu rugo rw'umugabo ariko se yabaga ari hehe usibye chantage Didier se oye ko yabashije kumenya ko umugore we yagiye kwa Vincent de Paul ariko ntabe yaramenyaga ko Vincent de Paul yaje kwitonda ariko ikigaragara cyo uriya mugore ntabwo azi abagabo bari munsi y'icumi umwaka n'amezi 9 yamaze muri Kigali numvise ngo mu kagari kabatsinda mu murenge wa Kinyinya ngo ahitwa kwibereshi urahazi hahandi twagiye gukurikiriyo buriya nanjye nimpagera baraza kuyampa bivuga ko abayobozi bahari uriya mugore bamuzi umwaka n'amezi 9 utabana n'umugore ubu gikururuka ushaka iki none arimo aravuga ngo naza ngo bizaterwa nuko azasaba imbabazi ngo nzazimuha sharoro buriya ruriya ntirukiriho ntago rukiri urugo icya kabiri wowe Didier wakoze iki
wakoze iki ngo umugore mwiza washatse agumana ubwo bwiza bugere no ku mubiri keeping ibyo ajya gushaka urabimuha none ngiye kuza uretse gatoya yabyivugiye muri audio ngo nanjye ngo nigeze kuturugo ngo none ngo nkajya ntunganya inshingano zimwe na zimwe ngo izindi ukazirekera bande Vincent de Paul none so umuntu ubwo yoherezaga nk'amata y'abana ibindi ati mwimenye bande so ingo zisenyuka progressivement noneho abantu bakagira uruhare nabo mu kuzisenya ba nyirazo buriya nkunda Rutayisire avugisha ukuri cyane akakubwira ati niwacu si biseke igoroye ati twiyemeje ko chaque mardi tuyisacrifice kugira tuganire uko icyumweru cyagenze dupange n'ikindi ati nkabaza umugore wanjye ngo are you satisfied ese uko ndi kwitwara biri kukunyura yaba afite ibya nungunikiye akabivuga bakabicoca abandi rero aho kugira ngo uhamagare uwo mufitanye ibibazo urajya ku karubanda uhuruza ukajya ku mihanda umugore wajyanye ku mihanda shaka ubuzamugara byakugora biragoye byo simbizi niba Narine na Bertrand barongeye ariko yewe ubundi naho ngaho urafatirana ibintu ukabifatirana bikiri ihe n'igihebeba ariko niba umugore yarakuvuye mu biganza akamara umwaka n'amezi 9 uyu munsi ukaba uri gutesha abantu umwanya ubundi ntakira umugore ari mu mategeko ari no mu mubiri kuko amategeko yemera guturugwa amezi 6 hanyuma se jara nimuzi ikinyarwanda kakantu kabikuze kukambaza inkoko yaraye hanze bayita iki bayita inkware inkoko yaraye hanze bayita inkware ipusi yaraye hanze bakayita inturo hanyuma umugore yaraye hanze bakamwita igihomora imbwa yaraye hanze niyo bita igihomora imbwa yaraye hanze bayita igihomora si kurumva umugore umwaka n'amezi 9 mutari kumwe ataragiye kwiga ataragiye mu butumwa bw'amahoro uyagaruka ukongera shabagabo tu atuka Didier uri umugabo mugenzi wanjye ariko hari byo nta oya n'ukwezi sinzi ko kwashoboka nese si umuntu nese mu mezi 9 Didier agarutse warabanjura amazi uti wabonanye n'abangahe hanyuma se wabibaza nyine hanyuma se yakubwira ati batatu bo nanjye se ukora neza ninde none watangiye kumwinjiza mu isi yo kugereranya mekoma niho rero niho cyagera ndi vuba mbwira Didier we uvuga ko uru rugo ukuntu rwumva rwubatse rugenda rwubaka rugasegera yaba ari shyashya mu bijyanye no kubahiriza inshingano z'urugo kugira ngo yifitemo ubuturage arusigasire oya yifitemo ubuturage kumva ko ikibazo cy'umugore n'umugabo gikemurwa na rubanda rwaje kugaba igitero buriya se yo Gitifu aba yifiteyo kakantu ko kwitako turage byahoroye gusa birabyo wapika urinjira mu nzu y'undi iyo abafite umuntu umurinda akahita gufunga catch ubundi Vincent de Paul yakaregeye violation du domicile nibyo biturage byari inyuma ya Didier akabirega gutera urugo rwe twari guziko bagitifu mu cyaro bagowe bana abaturage bakaza kwicumbi rya Gitifu bemerewe gutera umurengejo vebye mu rugo rwa Gitifu ni wanjye batapfa gutinyuka ngewe kera nkibasha kera cyane narageze imyaka nkiri urubyiruko muri za 35 iyo wanzanagaho kuvuga ngo hari sevre nta itangaza birimo nigeze kumva hari indirimbo mukuru arinda yajyaga agira ivugamo izina ry'umugore yego ngo ndi kuri Didier mu kabari bayishyiramo hakaba hari umugore twari tuzanye ufite iryo zina bita muhamagara shyira kuri bafure kumbe yambaye kuteri bari kumva teatere hari kwa kabiri we n'umugabo umwe afite agakuteri kamwe undi afite akandi bayumvira rimwe noneho indirimbo irangiye umugabo agiye inyuma ntiyampamagara n'umugore yumva arampamagara atari ko numvise ngo uri mu Islam ati wansubije inkwano zanjye n'uyu nkamuguha ushakira iki kubi ntabwo se wa muhungu we kijyana turapfiki washizeho ingufuri ndayica waramuziritse ndamuzitura wari wambona iwawe nuko namusubije yego birangira gutyo nyuma undi nawe kera mbere yaho
mbere yaho yego ajya muri telefone y'umugore abonamo message yego atangira nuko arahamagaye we uranzi wandekeye ndamwazi ko watinze biti wabagaye ubu ngubu pe niko byibutse none se Didier kweri oya hatarimo akagambane usibye responsabilité mfata za Dopol Vincent Dopol yego nukuba one ikosa yakoze nk'umuyobozi nukuba umuntu afite ikibazo yagiye kucyongera kwa yagomba kuba muretse kikabaza kigakemuka akamera nka wa mwavoka w'inshuti yanjye ahubwo wujuje dossier kugira ngo umugabo atsindwe gatanya niboneka ahita mukora agapapa ibyo byari gushoboka so kuba afite dossier y'imibanire y'urwo rugo none hakaba hagaragayemo akaboko ke mu kurusenya icyo vraiment ari abamukoresha ari abamureba babifata nkano icyo gikomeye icya kabiri ni ukuba wenda ashaka ubwo mu Bugarama nta yindi nzira umugore wa Doporo aba mu mujyi yego ikamembe kandi kugera ugera i Kigali Nyamasheke Karongi uvuye mu Bugarama bisaba guca ikamembe ni lazima kandi ntago Gitifu koda Kamembe yarayiyoboye icyo gihe twahuye ayobora Kamembe ntago yava Bugarama ngo crossing Kamembe umugore atabimenye hatabonetse abamuzi ngo bavuga ati umugabo wawe wagiye i Kigali ariko ubundi iyo biza kuba wenda nka Doporo ayobora umurenge umwe muri Nyamasheke ku buryo aza Karongi umugore uri Kamembe atabimenye yakabaye yigendera akajyanwa yego ariko icumbi ryawe n'ubundi ni icumbi ryawe ari uryigenga ariko kubera izina afite ntago yacyuriramo hariya anacyuriyemo yacyuriramo uvuye mu murenge wa Jabana yego uvuye i Kigali kumujyana mu Bugarama banamusohokana meya wa Nyanza se ko yamujyanye ariko ntabwo yari uwo muri Nyanza yego uraseka ariko utaneranya n'abantu meya yabikoze kuba kura mugore atari uwo muri Nyanza yaba buriya byahise bicika amazi kuba ari hano za Busanza yaba ari uwo muri Nyanza uriya mujyi uba warasenyutse kugera ku bigega bari amatongo yawe urumva so Dopol ikosa yakoze nka Gitifu niryo kujya kuzambya ikibazo azi yego aho kugira ngo abahamagare bomba bagira inama yahamagara umugore atari ko iyizire undi uriya muhari wagushobora uko niko wa mwavoka yabwiye umugabo urumva Dopol bamutuye ikibazo umugore yananiye aho kugira ngo ubwire umugabo ati dore washatse umugore mwiza azagukoraho yeza avuga ati nakomeza ku mutima nakomeza kunanira arangije abwira wa mugore aho kugira mubwire ati wakoreheye umugabo ati oya juza icyo naryo ni ikosa nk'umugabo pana nka Gitifu yego kuko Gitifu nawe ni umuntu yemerewe gucyura ariko yacyuye umuntu umugabo yaramaze kumumutakira ako kantu nabandi bose niyo utaba Gitifu buryo umugabo wakuganye ku rugo k'umugore we ko mu rugo hari ikibazo ntago wakabaye wa mbere wo gutereta wa mugore urabahuza wenda ukazategereza kera cyangwa ukabyihorera ugashaka abandi ntufatirane mu ntege urumva ibyo bintu bibiri Doporo nka Gitifu Doporo nk'umugabo bakugishije inama watangiye gahunda yo kunga abantu rega ni bya bindi mpana abwira abantu ni nk'uko umucamanza aburanisha urubanza wenda hakavamo cyamunara ikizu kitaje cyakaguze miliyari 3 bakagitesha agaciro bakagishyira kuri miliyoni 800 none wa mucamanza ukabona nawe aje gupigana oya uwisiye noteri avoka umucamanza mushinjacyaha mugenza gendera kure inzego za polisi oya bigendera kumira ahubwo ategereza hagura undi wenda uzamwungu kamworogera wa mugore basohoye mu nzu yarambwira ati muri bya bikoresho dore imvura igiye kuzabinyagira biri hanze uzashakira umukiriya ntange hari ibyo nari nkeneyemo naramumushaki namuhaye nimero muzavugane ibaze nagaragaye mu nkuru umugore asohorwa mu nzu noneho muri bya bintu byasohokaga muzabisange muri salo yawe wabyumvise so ikiriho icya kabiri nuko Vincent Dopol ari kuryozwa shani nk'umurizo inka yariwe n'abandi umwaka n'amezi 9 i Kigali ariko na Didier arabivuga ko umugore amaze kugaruka
habanje kujya mubwira ngo abagabo b'i Kigali si kuriya mugore abantu benshi muri komatera barashaka kuriya mugore azi Kigali kuko urumva hariya ntabwo byavamo Didier guhuruza akabona n'abahurura kwinjira mu gipangu ibyo ntabwo byaba i Kigali ntabwo byaba ariko urumva mu Bugarama nawe yego asaba mugani bura doporo wa mugani yakwinyagambulira hehe cyetse ashatse nk'akageto imibirizi cyangwa hirya muri za Muganzi nyuma ya Simerwa cyangwa mu murenge wa Butare kuko doporo ntiyakorosinga Kamembe batabwiye umugore we hari kandi rero yavuze sasa ikindi kimenyetso nk'umugore yaramubwiye ati ndagiye yanga kumubwira aho agiye urumva yarafite agatima karahere Kigali cyabagabo b'i Kigali umugore yavuye i Kigali asubira mu rugo ariko agatima karahere yumva kumbuye i Kigali kandi nawe fata Kigali na Bugarama ariko ndabyumva rwose araza aza kuwa gatanu ataha kuwa mbere umugabo ajya kubwira za ribu ajya kubwira za mirenge ajya kubwira za tugari ubundi nk'uwo mugabo kuko nk'uriya mugore urumva bakorana biragoye umugore agiye i Kigali ujya kubwira ribu biragoye ntubyuye ko tutabyumvikanyeho ni umuntu ariko icya kabiri ni uko amubeshyera kuba yaratinze kuva icyangugu kuva mu Bugarama kuwa gatanu saa 3 yego ushobora kugera i Kigali kuwa gatandatu nka saa 8 icyo nicyo bwakeye hanyuma saa 8 ugahura n'umuntu no ku cyumweru ubundi ukarara ijoro usubirayo cyetse niba yaramutegeye indege yabifata ko yatinze ariko none se we ari Didier yaje i Kigali mu munsi umwe yararasubiye mu Bugarama none se udoporo arara mu Bugarama nako oya Didier we gusa buriya nawe arababaye ndamukina ku mubyimba ashobora kuba akunda umugore we ngo nkurikije ukuntu avuga ukuntu yamubabarira yagiye ashyiramo iki ntabwo azaho isi igeze uriya mugore aramutekereza nk'umunyabugarama kandi umugore yari iya ka Kigali yamaze i Kigali umwaka n'amezi 9 arenga none Didier waramumanaginga nk'uwo mu Bugarama uriya mugore ngira ngo manza na Kamonyi na Muhanga yarazirenze ukuntu kunasa abantu bose aho kugira bagirire impuhwe Didier bose basaba nimero z'uriya mugore ariko urumva nanone ikindi kibazo kigomba kuvamo nka reisite nk'inkurikizi bizagorana ko byarangira dopora agumye kuri uriya mwanya kuko ako kantu ko kumva ibibazo by'abaturage aho kubikemura ahubwo ukenyegeza ntago gasa neza ariko na Didier uriya mugore ntabwo amufite yahaguma atahaguma yabona agatanya atayigira ntabwo amufite pe umugore yaramurenze mu bwonko urumva Didier aracyamufata nk'uwo mu Bugarama kumbe ubu niba yaramaze umwaka n'amezi 9 i Kigali hose azenguruka ibyo byose ntabwo yaca ku bagabo 5 nta n'umwe uvuze ngo ntirazima uriya Nadine kandi nawe urabibona ko arabirebera arabigendera arabyifotoreza wabonye amafoto ye kasa mutwe ubundi umugore usibye kuvuga ngo nukubangamira abantu uburenganzira bwabo hari poster umugore afata tubona ko atari uw'umugabo umwe hari poster umugore yifotozamo ukabona ko ari kureshya abandi yego sibyo ukabona ko ari kureshya abandi abantu benshi baravuga barapropose ko Nadine yagaruka i Kigali vraiment Nadine nazi Kigali nazi Kigali ngo baramushaka se Dani nkwereke baramushaka okay uba ko Dani savuga ati muri make bari kumubona abantu bazafata dossier ya ntuza rwose ya Didier na Nadine usibye ko ntabwo nibimenyetso arabavugaga ngo ari gushaka ibimenyetso byo kugira bazabone gatanya birahari umwaka n'amezi 9 birahagije nuko kugi Kigali batavuganye na Nadine akongera bati yataye urugo kuko nawe yari byo ati iminsi nageze umva mu rugo ati nkajya nozuza inshingano zingana iki zimwe na zimwe izindi ukazihande dopolo agakora n'abandi b'i Kigali arewe ibyo nibyo muzehe mpyisi yavugaga umutima w'imbere
w'umugore umugabo awugiramo uruhare Uruhare mu ubwiza bw'umugore imbere umugabo awugiramo uruhare cyane none se niba wuzuza inshingano igice koko ayi wowe ukamuha amata ntayanywe musikeri bakayizamba bakayimanura bikajya ukagera ngo muri hanze yayo rewe noneho rero wamushyize ku mihanda ibyo nawe buriya Nadine nawe yabonye impamvu ya gatanya ubu yarekuye none byose yabishyize hanze Nadine ntaravuga Didier yavuze agira Nadine ntagifunze se ubu simbizi niba afunze cyangwa bavuga ko Didier yavugaga ko ari we barekuye birafungirwa ukuri ntabwo kuragaragara ariko hari abavuga ko WhatsApp ye ikora okay donc urumva Vincent de Boro aracyari kubazwa ikibaje nuko Vincent de Paul aratakaza umwanya atakaza umwanya yamaze kugera muri n'amaboko biragoye hari nibisanzwe munsi y'umukondo nta cyubaye irumva nyine nagakosa nyine igihe nyine kubera kuba mu cyari igihe kinini ibintu byose ukabyoroshya iyo geto yo mu cyaro abanamo n'undi muntu aho abaturage bawe bahurura i Kigali wafata abantu ngo muze ajye gufata umugore wanyu ahubwo se arimo hotel abasekirite wabakira Jean Paul wa hano ngusha gufata iki handese umugore wawe ni ihene se uziko ni ihene iyobeye kwa Mucoma nyiraye adapfa kuza kuyifata mutegereze mutegereze paswe cyangwa se ugende ugura ingufuri y'ibiro 5 uzimushyireho yego hanyuma uzacunga uzayica ngewe reka nkubwize ukuri saa 5 z'ijoro Doporo namara kuboneka agahuguka saa 5 z'ijoro ari umugore yavogereye urugo rwa Doporo n'umugabo yaruvogereye n'ibyo biturage byose urugo rw'umugabo sataro nibiri ku murenge mugende mu murenge mushaka muharare mu rugo rw'umugabo ndababaye pe ari hano yawawe wasanze nk'umwana w'umusore akagutera ikintu wajyaze kubona ngo nagiye kureba umugore wageze Didier ntibyavamo iyo Dopora kubomora agutera akantu ngo yasohotse atiteguye yasohotse ngo yambaye ngo TI niki ngo mucikopa ya TI na ni imwe ya karokaro okay nuko yasohokana kimono yego akamuniga urufuzi rukaza inzego zari kuza gukura Didier muri salo ya Dopol Didier yari kuzanzamuka bamufunga bati wavogera urugo rw'umugabo cyane rwose uriruka ku mugore wa 31 ni uruhinja se ntubwira ngo nihene yowe kwa Mucoma ntabwo umworoza yisangayo oya abantu ibi mbivuze kugira ngo abantu twige nta mugore utwarwa nta mugabo utwarwa please Gitifu namwumva aho ntamwumva ntabwo yamenye zone ari oya uzayishyireho ni hamwe oya Gitifu ntabwo yakadiriye ngo amenye ngo abaturage nyobora bateye bate iyi geto mbamo ifitikanye ku ruhe rwego umugore wande uyu nguyu bari kuvuga ngo arafunzwe ariko azafungurwa oya nafungurwa dusoza nuko tutamamaje amakaro dusoza abantu gushaka umugore mwiza ni amahirwe ku bagabo bose umugore mwiza ku mubiri ariko kumugumana mukipinga ni wowe uramuhindura mwiza imbere yumve ko ari satisfied with you yego ariko nujya muri mama wararaye ukajya muri babandi bakwicara uhuruza umugore wahururiza akagarukana nawe kandi wawakishe Nadi arakurenganya oya reka gusezerere isomo ryo ryatambutse no baragice ryatambutse umugore w'i Kigali umuhururije abantu cyangwa usibye no kumuhururiza ukamuganira muri bagenzi bawe muri batatu mu kabari ubwo n'uwo ukimufite akabimenya ko wamuganiriye direct none we yahuruje ahuruje turajye batinzego z'umutekano ngo mumperekeze ajye kureba umugore wanjye aho ari ni mineri se ni uruhinja se mu rugo rw'undi mugabo ankora rwa Gitifu no muri process ya gatanya mutakiri kumwe nase Gitifu niwe wa mbere umuraranye ikigaruza abo bararanaga wacishije bugufi usibye kujya gusebya Gitifu gusa ngo atakaza akazi kutaje gutera abaturage kutabazanye Kigali se uwo mwaka n'amezi 9 kwa byihanganiye uko bunaniwe ijoro rimwe ryo kwa Gitifu
ngo yarabizi ko ngo wajya haza ngo agataha saa 11 wabaga uri hehe kuki utamucungira kuri gate se mumaze nguvuye icya kabiri wari uzi ko icyo doporo yasize cyagushajisha cyane wapowe niba ushaka kubaka ushaka gutunga umugore wawe mukarera abana wapowe ubukenze rimwe bakimaze niyo ya 95 nibyo ngonje kureba umugore wanjye ngo naramukoye ngo uzasubiza inkwano se zawe urabona ko dopora zibuze ariko none ikiganiro nzagikirara kangarukire wagiye muri leta genda baguhe gatanya niba usubizwa inkwano kuki wishyuza doporo nuko ari gitifu umurenge uyu ubamo kuki utishyuje abanyakigali abanyabatsinda kwibereshe ukubizi ko yahabaye bigira bive mu nzira abantu benshi ngo barashaka dusezereze reka tubihinira ahangaha asante sana